On TTV. Muraho neza ngiye kubasuhuza mwege baduteze amatwi aho mwereye hose ari nako mbaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ngiye mugiye kubana mu kiganiro ndi pupu nk'ibisanzwe ikiganiro cyo ni bookstore ine on TTV reka tubane nkomeza kukwifuriza ibihe byiza aho uri hose komeze kuryoherwa n'ibihe urimo ariko of course ntabwo waryoherwa n'ibihe bibi ntabwo waryoherwa n'iminsi mibi ariko twiga kuba mu minsi mibi twiga kubana n'ibibazo then we become stronger than yesterday. So uyu munsi reka tugaruke n'igitabo cyacu mwakunze muri benshi mwarakinsabye biragoye kukibona that's why murabibona ko ntago mba ngifite hard kiri soft ariko ndavuga ati ko biri kose aho nagisomera hose n'ingenzi nuko nkibasomera birangora rero kukibona ngo nkibasomera ariko ndagisoma ni igitabo cyitwa 48 Laws of Power n'amategeko ni nk'amabwiriza cyangwa se amahame 48 ashobora kubaho kugufasha kubaho uri umunyembaraga uri umuntu ufite imbaraga ngira ngo murabizi neza ko muri iyi si yacu mu buzima bwacu bwa buri munsi umuntu wese aba yumva yaba hari umuntu ukomeye yaba hari umuntu uvugwaho ibintu bitangaje umuntu wese abarwanira kuba afite izina rikomeye rirenze umuntu wese abarwanira gukora cyane that's why abantu ntibaryama abantu ntibaruhuka abantu ntibasinzira buri gihura n'umuntu acaha barafuragurika buri munsi arahatana kubw'umuryango we yaba ufite cyangwa se wateganya kugira kubw'abana be inshuti ze umugore w'abana be umugabo we kugira ngo arebe ko yakitwa umugabo nubwo yaba atari umugabo igitsina gabo n'abadamu barakora n'abakobwa barakora abana n'umwana ku ishuri arahatana abantu bose abagira ngo abe ari imbere afite imbaraga kugira ngo ube kuri iyi si umeze nk'uyobera nuko uba ufite imbaraga that's why iki gitabo nubwo mwakinsabye nanjye narakikunze ndavuga ati wow reka no turebera hamwe aya mategeko gira kuri 48 yadufasha kubaho turi abanyembaraga by'umwihariko umuntu ukurikirana bookstore aze kuba atandukanye n'umuntu utayumva kandi nizera neza ko ibintu dusomana ibintu duhoramo ari ahantu bituvana naho bitugeza abantu bagiye banyandikira bambwira ati kongs komerezaho uradufasha that's good nicyo kintu mba nshaka namwe mugiye mukomeza mutubwire mubibona mute mubyumva mute twongera iki tugabanya iki tugeze ku itegeko ngira ngo rya 5 abantu turi kugenda tubana ngira ngo murabizi iri tegeko rya 5 ravuga ngo so much depends on repetition guard it with your life ubwo ngubwo ni nko kuvuga ngo icyubahiro cyawe izina ryawe wubatse ukwiye kurirwanirira n'ubuzima bwawe bwose nimvuga ibintu bito wumva ngira ngo ubushize hari ikiganiro ngeze kubabwira nigeze gukora ikiganiro mbibutsa ko iyo umuntu ashaka gukomeza izina rye hari ibintu akwiye kwirinda hari ibintu akwiye gukora kugira ngo kuko kubaka izina ni kimwe ariko se ugiye kuri gute rigiye kubaho rimeze rite izina wubatse rirakomeye izina wubatse rifite agaciro izina wubatse rifite imbaraga tuzabona benshi bubatse amazina kubera ibikorwa runaka ariko ntago abantu bajya kugeraho bakwitirira izina ry'ikintu kibi bakwitira izina kubera ko babona ko ni izina rishobora guhereza abandi umuyoboro so iri tegeko rya 5 riratwibutsa ko ukwiye kurwanirira izina ryawe icyubahiro cyawe ku rwego rwawe ugomba gukoresha imbaraga zawe zose ndetse n'ubuzima bwawe bwose handi uba wanapfira izina ryawe hari ibihugu bimwe na bimwe bafite ibintu by'igiciro ibintu by'agaciro haba ibijyanye na financially ibijyanye na politiki ibijyanye na socially urugero nko mu Buhinde hari ikintu tubaziho bahereza agaciro abakobwa bo mu Buhinde kandi bakanarinda kuba umuntu yakangiza cyangwa se yashaka kugirira nabi umwana w'umukobwa wo mu Buhinde so izina ryabo kuba bafite umwana w'umukobwa babiha agaciro none nawe ushobora kuboneza amatwi ushaka kuba izina ryawe ritajyaho icyasha reka mbivuge nka gutya ushobora kuba ufite izina wubatse kandi kubaka izina nta kindi bishingira ku byo ukora ku byo uvuga ubayeho ute abantu bana nabo bameze gute noneho iryo zina wubatse uririnda gute iri tegeko rikomeza kutwibutsa ko izina ryawe buriya ngo nibuye fatizo ry'ubuzima bwawe kuko nyine abantu baba bakuzi ku izina niyo mpamvu wenda ugendeye no kubisanzwe ngiye nitwa Pupu ukaba witwa runaka akaba witwa Claudine witwa Gentille witwa
Clemence, witwa Claude n'andi mazina menshi kugira ngo utandukanye n'umuntu. Ari amazina duhabwa n'ababyeyi atandukanye n'iri zina ndi kuvuga. Iri zina ndi kuvuga hano ni izina rikugaragaza uwo ari we, like kuba abantu bagushyira hariya ko kundi ureba ibintu kuri projector. Iryo zina ryawe risobanura wowe urinde, wowe ukora iki, wowe uri muntu ki. Njyewe Pupu izina mfite nkanjye muri bookstore kuba nza nkabasomereza ibitabo, that's my name, that's my reputation. Ntago ari name, ni reputation. Ni nk'icyubahiro kigaragaza izina ryawe. Kugira ngo rero uririnde ugomba gushyiraho n'ubuzima bwawe bwose icyo byagusaba cyose. Uzarinda gute izina ryawe? Na Bibiliya bivuga ngo nta mukiranutsi, kandi ngo ne umukiranutsi umwere ku Mana abwira acumuye inshuro 7. Can you imagine? Wasanga rero nta nubwo turi abanduye, wasanga abantu ubwo banduye cyane, kuko inshuro 7 ubwazo ushobora kuzicumuramo hagati y'iminota 10 n'iminota 15. Can you imagine? So iryo zina ryawe kuba nta muntu utagira icyaha cyo bishatse kuvugana ikintu. Ntago kuba umuntu tumubona hari afite icyubahiro ari uko adafite ibintu bibakora byakabaye biri hanze. Ahubwo ubihisha gute? Kuba ukora amakosa ntacyo bitwaye. Amakosa yawe ufite kuyahisha. Uzi impamvu bavuga ngo amufiti y'abagabo nibwo buryo bwe? Uzi impamvu? Mu by'ukuri se nibyo. Ahubwo abagabo bafite ubushobozi n'ububasha bwo kuba batwikira amakosa yabo. Bafite n'uburyo ki babikoramo ku buryo Imana yabaremyemo n'ubwenge bagira. So reka rero tukoreshe nk'iyo mvugo turebe niba ifuti ry'umuntu rishobora kumubera imbaraga ze. Bivuze ko icyubahiro ufite muri kano kanya, izina ufite ukwiye kurikoresha neza, kandi atari uko uvuga ngo ntago ukora ibintu bibi, kuko ntibishoboka. Ntago waba uriho wejejwe 100%. Ahubwo gutuhisha amakosa yawe, gutuhishira ibibi byawe. Biragoye kuba wajya hari ukihandagaza ukavuga ngo pasiteri namubonye asambana, Amina akora ibiteye isoni, namubonye anywa inzoga. Are you sure ko batazinywa? Are you serious ko badakora ibyaha nk'ibyo ngibyo tuvuga ngo bikorwa abantu badasenga? Are you sure ko bataraguza? Ariko si babikora gute? Kuko yamaze kubaka izina ntago afite kujyara ku karubanda ngasinde nganywa inzoga yizihirwe, sorry narimbatutse nganywa inzoga yizihirwe ngo agende mu muhanda nose bamubona avuga ngo pasiteri ngo yasinze. Azi ko izina rye akwiye kuririnda. Niba ari n'ibyo byaha akora abikora mu bwihisho. We don't care, kuko nta nubwo dukeneye kubimenya. We ari kurinda izina rye. Nyange ndi hano kugira ngo nkwibutse ko kugira ngo ube umunyembaraga ntago ari uko udakora ibintu bibi, ahubwo si ibintu bibi urabitwikira gute. Ntago rero kugira ngo ube umunyembaraga uzajya hari hanze ngo wiyandarike ugaragare mu bikorwa by'urukozasoni. Ntago ukwiye kubaho uri wa muntu abantu bose bazi ibyawe. That's why itegeko rya 4 ryatwibukije ko udakwiye kuvuga imigambi yawe n'ibyo uteganya gukora, kugira ngo natabona aho baguhera. Ikindi kugira ngo urinde izina ryawe handi ushyiraho n'ubuzima bwawe, ujye wirinda kugirana ibibazo n'abantu baciriritse kuri wowe. Sinzi ukuntu uri bubuze kumva iki kintu, ariko kuba umuntu aciriritse kuri wowe ni iki? Uko biri kose abantu tuba turi mu nzego zitandukanye, hejuru hasi haringaniye, mu maklasi atandukanye, bitewe n'ibyo dukora, bitewe n'aho dutuye, bitewe n'aho tuva. Yeah, that's it. Kandi ni byiza. Ariko niba uzi ko hari izina wubatse, niba uzi ko hari izina ushaka kubaka, ni uwuriwe muri kano kanya, kugira ngo uzabe umuntu ukomeye kandi urinde izina ryawe, nuko ukwiye kwirinda kugirana ibibazo n'abantu bari hasi yawe. Umuntu uri hasi yawe nta kindi kintu akurusha na kimwe, usibye kuba wowe umurusha imitekerereze, umurusha kuba wubatse izina, umurusha kuba hari ibyo ushaka kugera, umurusha kuba ufite intego ikomeye itandukanye n'iyi. So abantu bari hasi yacu, abantu tutari mu byiciro bimwe, reka mbivuge gutyo, iyo mugiranye ibibazo ni babandi baba bari mu magambo gusa, just ajye hariya gusebye, ajye hariya kwandagaza, ajye hariya asebye izina ryawe arituke. Niyo mpamvu ujye ubona abantu bavuga ngo abakire ngo barirata, ngo abakire ngo bariyemera. Ntago ari ukwiyemera. Ibyo ngibyo ni byo bita kwisobanukirwa. None se umuntu ko afite imitekerezo, afite imigambi, afite intego zo kubaka amazu akomeye, afite intego z'imishinga, muravuga nicyo utashobora no kwigurira ipantaro?
niyo mpamvu ajya gushaka kuba bari mu rwego rumwe, kuko wowe umuntu uri hasi yawe, I'm sure telling you this, ko umubano wose mwagirana, ikintu cyose aba akeneye, abantu baremetse mu ishyari, mu rwango, aba yumva yakugusha, agusebye nawe wandure, izina ryawe ryanduza. Kugira ngo ube umunyembaraga, ube ufite imbaraga, ube uri umuntu ukomeye kuri iyi si, kandi izina ryawe ritagira ikibazo, nuko uzabasha kwirinda kugirana ibibazo n'abantu bari hasi yawe. Niba ari abo wakoresheje, please bishyure, irinde ibintu by'amanyanga, ibintu byo guhuguza, kugira ngo utaza kugirana ibibazo n'abantu bari hasi yawe. Niba wakoresheje bishyure, niba ari umuntu urimo ideni mwishyure, b'inyangamugayo, gerageza kuba umunyakuri, kugira ngo ibi ngibi bize kugufasha kurinda izina ryawe, kuko buriya hari ibintu tujya dukora most of the time tukagira ngo birarangiye, ariko ikintu nababwira cyo mujye mutinya igihe ni ikintu kikubikira memories at an expected time, ukajya kubona ibintu bikuguyeho, then ukaremembering, ukavuga oh, ibi ngibi ni bya bindi kumbi wari warafashe for granted. So izina ryawe, icyubahiro cyawe ugomba kukirindisha kwirinda kugira ibibazo n'abantu bari hasi yawe, abantu ukoresha, abantu mubana badafite ikintu bakurusha. Ndakeka byumvikanye. Ahubwo girana ibibazo n'abantu muri kurugero, none ujya kubasenya, ujye ugaragaza ububi bwabo, ushaka kwanduza izina ryabo. Wowe ujye ubacukurira imyobo ushingiye ku mazina bubatse, urebe bayubatse bashingiye kuki. Then abaturage cyangwa se abantu muri rusange nibo bijudgingira, kandi buri ikintu kibi mbabwira, ntimuzakunde ko abantu bakujudginga, kuko abantu bagiye kujudginga ntamwe, there's no tolerance. Iryo ni itegeko rya 5. Itegeko rya 6 ariryo turi burangirizeho uyu munsi. Riravuga ngo court attention at all cost. Nukuvuga ngo ukwiye gutuma abantu bamenya ko uhari. Hari nabo bari hariya bakisuzuguza. Guys, please take it seriously. Ukwiye gutuma abantu bamenya ko uhari, abantu bagakumbura amagambo, abantu bagakumbura kukubona, abantu bakagutinya, kugira ngo umunyembaraga nuko utuma abantu bakubaha. So nujya ari ukisuzuguza abantu, I'm telling you the truth that abantu nyine bazagusuzugura, sure. Abantu bazagufata nk'umuntu uri aho ngaho. Urabizi neza ko abantu bajudginga ikintu, abantu bavuga ku kintu kubera ukuntu kigaragara. So iyo ikintu kitagaragara, muri science bemera ko ibintu byose bitagaragara, ibintu bidafatika, ibintu utakumva ngo ntago biba, doesn't exist. Ariko mu myizerere twavuga ko n'izindi mbaraga tutabona, n'izindi mbaraga tutumva, n'izindi mbaraga tudakoraho zihari kandi zishoboye. So ukwiye gutuma abantu rero bakubona, bakakubona nk'umuntu ukomeye, ukwiye kwigaragariza abantu bakagutinya. Ntabwo ukwiye gutuma abantu bagusuzugura. Nkuko nabwiraga, nimba warubatse izina, you have to protect your reputation. Ariko se how? Ibaze niba ushaka kurinda icyubahiro cyawe, ariko ukaba uri wa muntu ushobora kuba uri mu bandi bantu, ukaba uri kumwe n'abantu bari hasi yawe, abantu baciritse, abantu bagusuzugura. So you have to become like, ugomba kuba ugaragara nk'umuntu ukomeye, ugomba kuba ugaragara nk'umuntu utinyitse. Tuma abantu bagutinya, abantu bakubone, bakubahe, bavuge bati nagaru kuvuga ngo ube Imana, ariko bamenye izina ryawe ko atari ikintu cyoroheje, bamenye ko ibintu uriho wabigezeho bikugoye. Ntabwo kwiyegura n'abantu ngo bimenyereze, ngo sinzi kuba musangira, kuba mwaraturutse ahantu hamwe. Hari n'ujya mbona mu bantu bitari good, ngo kuba baraturutse mu ntara imwe bagahurira ahantu, ugasanga umuntu ari kwiciriritsa ngo kubera ko ari kumwe n'abantu b'iwabo, akibagirwa ko yakeneye kugera kuri iryo zina. So guys, reka nizere ko aya mahame uko ari abiri nta mahame akomeye, uze kuyumva wongera ibitekerezo. Izina ryawe kuryubaka gute? Then ubana gute n'abantu? Nta gutuma abantu ari bagusuzugura. So guys, in the few words, what I was telling you was this. As this book 48 Laws of Power telling us that you have to protect your reputation. You have to guard it with your life. You have to do whatever, you have to achieve more, but you have to fight and do everything to protect your reputation. So whenever and wherever you are, you have to make sure that people who are surrounding you are fear of you. They respect you. They are bow before you. They are bow in front of you. When they see you, when they found you, when they met you, when they remember you, they get the strong thing. Do you remember that you are a strong one? You are the one who has a reputation. They have to respect
and listen to you whenever you are talking, whenever you are working together with them. It's you who have to be the one who is strong in your compound, in your government, in your society, wherever you are. So guys, this was a bookstore show. Make sure you are with me. Let's meet next day. Ciao. On TTV.